mureke mbacire umugani. Kera habayeho umwana agakunda kuvuga ibyo bita talk, akavuga n'ibyo barariye, akavuga n'ibyo batetse. Noneho umwana ubwo ngubwo biza kumugiraho ingaruka. Nje kukubwira ngo wirinde kubwira umuntu ibintu byawe byose, kuko nta kintu yenda kugufasha. Kuko iyo wifashe ukabwira umuntu ibintu byawe rwose, ngira ngo ubwire ngo nta kintu aba yenda kugufasha. Ababyumva bagaceceka, bakabona n'ibyo ubabwiye ntacyo babyitayeho, bakabona n'ibyo ubabwiye rwose ntabwo byari ngombwa ko ubibabwira. Mu byo uvuga byawe ubona wenda ubivuze hari ikintu byakumarira, ngira ngo ubwire ngo abo wabibwiye bashobora kuba aribo bakwicisha. Hari byinshi uvuga wibwira ko uri kubwira abantu, uri kubayagira, ariko abo uri kubibwira bakishimira ibyakubayeho. Sinzi impamvu mutabona ko isi iri guhinduka, sinzi impamvu umva ko mwahora muri bashira mwibereye mu miteto. Ngira ngo mbabwire ko ibihe biri guhinduka, amazi atari yayandi. Ubu ngubu tugeze aho rukomeye. Mu bantu ubwira ibintu byawe uri kubaganyira, 20% ni abakumva bakaba bagira icyo babikora, ariko bitari ngombwa ko banagikora. Bakaba bakubwira ngo ihangane. Ijambo kwihangana naryo tuzarireba. Bura kwihangana ni ijambo rikomeye cyane, ariko bisobanura ngo ihangane, nyine ihanganire. Yarivuga ngo ihanganire. Ubwo rero umunsi umwe umwana yaragiye ajya ku ishuri. Iwabo habaye akabazo ati papa na mama batonganye, uyu munsi ntwariye amakaroni, uyu munsi ntwariye inyama, twebwe nabo turya inyama. Umunsi umwe rero abana baza kumucyurira, ariko ko ni mwebwe iwanyu mutarya inyama, ni mwebwe iwanyu mutakora ibi n'ibi. Mbese batangira kumucyurira bya bindi yahoze ababwira. Noneho abamucyuriye aragenda, umwana ajya kwa sekuru. Ageze kwa sekuru ati papa, uzi yuko bahora bambwira ko tutajya inyama? Noneho umwana abwiye sekuru ko ngo bahora bamubwira ngo ntago bajya inyama. Nekereje ibyo wankoreye Mana, umutima wanjye urishimye. Nkuramburiye amaboko Mana, ukwiye icyubahiro. Wankuye n'icuraburindi, ahatageraga umucyo wawe uramboneshereza, mpera ko ndahumuka. Urashoboye kandi urahambaye, indimi zose zo mu isi zaturekura umwami. Urashoboye kandi urahambaye, amavi yose mwami nagupfukamire. Ari kurira kwararira umuntu nijoro, bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Aharamarira hakaboneka ibitwenge, kuko dufite Imana itwomora inguma. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Aharamarira hakaboneka ibitwenge, kuko dufite Imana itwomora inguma. Amina. Nje kubabwira icyo ururimi rugiye kuzakora muri iyi minsi.
burya nta buhanuzi bwabayeho butazabaho no muri iki gihe. Ngira ngo mbabwire ngo nubwo bavuga ngo Imana niba ungiye kuvuga ngo ubuhanuzi n'ubundi abagendana n'Imana barayibona, kuko muri iyi minsi Imana iri kwiyereka abantu bayo, iri kubasanga nabo ikabivugishiriza atari uko abo bahanuzi babonetse. Ururimi rero rugiye kugakora. Umuntu ari kuza akivuga imyato aha gaca kabiri ibintu yavuze bikamugaruka. Namwe muri kubibona muri iyi minsi umuntu ari kuza akidoga, nabonye ibi n'ibi, mbona amafaranga muri ubu buryo biciye muri iyi nzira aha. Noneho haza umuntu utunga itoroshi, babona amafaranga yabo, babona itoroshi ahantu iri kwerekeza, bakavuga bati dukurikirane ibyari amafaranga n'ukuntu ari kuboneka. Numba zabivuga nawe uzabyibonera cyangwa uzabyirebera. Ubwo rero kubera ko uba wishyize ku karubanda, ujye ureka noneho bakote, kuko uba wawucanye kandi baba bagomba kuwota. Umuriro wicaniye nibaramuka bawose, ntukababare ngo bakoteye umuriro, bazawota nawe bakoteshe, mbese umuriro nyine uhinduka umuriro maze ubabone. Umuntu urifasha akaza akidoga ngo ngewe ngo naje muri mujyi wa Kigali ngo ncukura tuwarete, ngo ntware bitogotogo, watwaye bitogotogo, ibyo bitogotogo wabitwaye wenyine, ukajya ukumva ejo ipingu riraje ngo jati twagiye. None ko watwaye bitogotogo ugacukura tuwarete, amafaranga wayakuye hehe? Ndi kubabwira iby'ururimi rukora, hatagira umuntu ndeba nabi. Sinjye wabyanditse sinzi niyari, mbibona gutyo muri Bibiliya. Nge narababwiye ngo amateka nkunda gusoma ni Bibiliya, niyo history nabonye indyohera cyane neza kandi kanyigisha ngakuramo inyigisho. Reka mbabwire rero ikintu ururimi rwakoze. Ururimi rwakoreye abantu agashya. Nawe niba wiyumvamo bo rwakoreye agashya, uvugire gutya, noneho utangire ugabanye. Si buri wese ugomba kubwira ibintu byawe, ugomba kubwira imitungo yawe, kuko numubwira iby'imitungo yawe azagenzura arebe neza iyo mitungo ukuntu yinjira. Namara kureba neza nasanga ari amanyanga ukora kugira ngo yinjire, akubaze ese iyi mitungo wowe niba uyibona koko ukabusuzugura abandi bayibonye, waba uyibona mu buryo buri positive cyangwa mu nzira nyayo? Icyo gihe bazahareba, nibasanga uyibona wariganyije, nyine bazakubaza impamvu riganya abandi, warangiza ukaza no kubidoga hejuru ngo mfite imitungo ingana gutya na gutya, umeze uku nuku, ngewe ngo ndi igikomangoma, ngo ndarenze kandi ngo ndatunze kandi ngo ndatunganye. Utunganye hiki? Vuga ko utunze, ariko gutungana byo ntabyo ufite. Ururimi rero ruzakurikirana bavandimwe rwose bakristo. Ururimi mureke mbasomere ijambo ry'ururimi ukuntu byagenze nabo byakoreye ishyano. Wumva ukuntu ururimi rwose rudushuka, uburyo ururimi rutagengwa rwuzuye ubusabwe bwica. Wabyumvisha ururimi rutagengwa? Niba urwawe udashoboye kurugenga ngo uvuge ibyo ugomba kuvuga, uceceke ibyo ugomba guceceka, umenye ngo ruzagushirishamo sinzaba mari, ubwo ngubwo uzihanganira nabyo. Bene data, ntihakabeho benshi muri mwe bashaka kuba abigisha. Aha, nanjye mbonetsemo, Mana imbabarire. Muzi yuko tuzacirwa urubanza ruruta iz'abandi. Aha, uwo turi kumwe nawaze yumve, kuko twese ducumura muri byinshi. Umuntu wese udacumura mu byo avuga aba ari umuntu utunganye rwose, yabasha no gutegeka umubiri we wose. Umuntu udacumura mu byo avuga aba atunganye rwose, ngo yabasha no gutegeka umubiri we wose. Bavandimwe, ndakubwira nanjye nibwira iby'ururimi, buri wese afate ururimi. Umunyarwanda yishe umwana we ngo fata ururimi we, ariko ikibazo se ntago biri gukunda ngo turufate neza. Hari ibintu utagomba kubwira umuntu. Dore dushyira ibyuma byo kuyobora amafarashi mu kanwa kayo kugira ngo atwumvire, kandi dushobora
guhindura n'imibiri yayo yose. Kandi dore n'inkuge nubwo zaba ari nini zikagendeshwa n'umuyaga uhuha cyane, ingashya ntoya cyane niyo izerekeza aho umwerekeza ashaka. N'ururimi narwo niko ruri, ni urugingo ruto rukirarira ibikomeye. Abyumvisha ururimi ni akantu kangana ni gapima ururimi rwapima n'inusu, ariko ngo rwirarira ibikomeye, rukaza rukifata nka ngewe ngo ninjye musitari, uri umusitari ngo ninjye musitari ngo winjiza, ngo ninjye urenze, ngo ninjyewe gukomeye. Ugasanga ibyo byose uri kwivugira mu mwanya hari ishyamba uri gutwika cyangwa ugiye gutwika. N'ururimi narwo ni urugingo ruto rwirarira ibikomeye. Murebe namwe ishyamba naho ari rinini riti, uburyo ritwikwa n'agashashi gato cyane. Kandi koko ururimi ni umuriro, yemwe ni ububi bungana n'isi. Wabyumvishije ukuntu rumeze? Ni ububi ngo bungana n'isi. Ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu, nirwo rwonona umubiri rwose, rukongeza kamere yacu yose, narwo rukongezwa na Gehinomu. Kuko amoko yose y'inyamaswa n'ibiguruka n'ibikururuka n'ibyo mu nyanja, abantu babasha kubimenyereza kandi barabimenyereje, ariko ururimi rwo nta muntu wabasha kurumenyereza rwose. Ni ububi ururimi. Bavandimwe rero tugisoma rino jambo, uzirinde. Hari ibintu si ngombwa ngo ubwire abantu ibintu byose ubonye, cyangwa se abantu bose ngo babwire ibyawe. Uzirinde kubwira umuntu inzozi zawe z'ejo hazaza, kuko icyo gihe numubwira iby'inzozi zawe, ni ukuri icyo gihe uzaba wikururiye umwanzi. Hari ubwo azaguca intege cyangwa se akubwira ati warasaze, uri igicucu, uri mu biki, ubwo ngubwo wabivuyemo. Kandi ikintu uzirinda, si buri wese ugomba kubwira iby'ubuzima bwawe, kuko ushobora kumubwira iby'ubuzima bwawe ugasanga ngo uri kurata indwara, ugasanga indwara n'ubwo uyirasa nta kintu bikumariye, ahubwo birakwisha, akakurangira umuti ukugirira nabi. Si byiza ko ubwira umuntu ibijyanye n'uko ubayeho, kuko nta kintu ari bwende kugufasha. Umuntu usibye kukubwira ngo ihanganire, ijambo kwihangana ni nko kukubwira ngo ihanganire nabyo. Wihanganire nyine, wihanganire ibyo bikubaho, mbese wihanganire n'ibyo bikubaho. Njye sima ari muri make, wowe wihanganire. Ngira ngo ubwire ngo ibibazo aho biri, Imana nitanga igisubizo. Umuntu ntacyo yenda kukumarira, umuntu nta kintu yagufasha, umuntu nta kintu mbese aba yenda kukugira. Ese kankubaza, igihe wakatatse wakavuze, ubundi abantu bakumariye iki? Mu bantu 100 mu bumva ibibazo byawe, 30 nibo bashobora kukumviriza bakakubwira ati pole sana. 70% bo bakumva, mbese bamwe baba bishimiye ko ibyo bintu byakubaho, bakumva bagashimishwa n'ukuri muri ibyo bibazo nyine. Bavandimwe rwose, nakubwira rero ngo ujye wirinda kubwira abantu ibintu bya byose ubonye, kuko abantu ntacyo benda kukumarira, ariko Imana yo niyo igufasha, niyo ikugirira neza, niyo ibasha kumva icyo uyibwiye ikaza ikakigukemurira. Imana yo niyo itabeshya, ni Imana itajyajya
iyo ibasha kukugirira neza nawe ibajije nta n'uwiciyeho ikakugirira neza. Imana ntabwo ari umuntu, yo irareba. Ariko nujya gufata imbaraga wagahaye Imana ukaziha abantu, ukumva ko nubibwira abantu aribo bari bugufashe, bavandimwe, Imana izakureka ikwihorere tu, ikwihorere, maze inarijye nimara kugushiramo nibwo izaza ibigufashemo. Ariko mu gihe kibona hari amaboko wishingikirije, hari ibintu wishingikirije, icyo gihe irakwihorera nyine wihanganire nabyo. Yo iraba itabirimo, birabaho ariko itabirimo, iri kukurebera hariya. Noneho inarijye nimara gushira iraza igufashe irwane nabyo. Niyo mpamvu rero nkwigishije ngo ururimi ni inyama yigenga, rwatwika ishyamba rigashya ngo rumeze nk'igishashi cy'umuriro nk'uko gitwika nk'ishyamba. Kandi koko ujya ubasha kubona inuza intambara ururimi rwakereye, ngo runaka yakuvuza, ngo runaka nanjye yakuvuza, ngo na runaka yaje arambwira. Ubundi rero njya mvugane n'abantu bavuga ngo babavuze, wowe urifashe ibintu byari ibanga ubibwiye umuntu ko wari uzi ko ari ibanga, wari ubivugiye icy'ubundi. Niba wari uzi ko ibintu byari ibanga ryawe, wari ubivugiye iki? Wari ubimubwiye ngo abigufasheho iki? Abikwikorerere? Ese arabura kwikorera ibyawe byamunaniye arajya no kwikorera ibyawe? Rega muri iyi si abantu bafite ibibazo kandi bitandukanye. Wifata ibibazo byawe nurangiza ngo ujye kubigereka kuri wa wundi, arwane yikorera ibyiwe, arwane yikorera n'ibyawe, nawe nyamara ibyawe agiye kubivuga byakunaniye kubibika. Kubera ko byakunaniye kubibika rero, reka bivuge kuko n'ubundi nawe wabisohoye. Nibigize bigukundira ngo bibike, byo kuvuga ngo bamvuze. Ibyinshi bakuvuga nibyo uba wababwiye, batakubonye ntibakubara. Utavuze ngo uvuge ngo bimeze gutya na gutya, ntabwo bamenye ukuri. Ose nkubeshye, ntabwo bamenye ukuri. Ubwo rero uvuga ngo bamvuze, ngo bamvuga ibi n'ibi, nureba mu byo bakuvuga urasanga bimwe ari byo uba wababwiye. Nagira ngo mbwire rero wirinde kuvuga ibintu byawe. Si ngombwa, si buri wese wajya kubwira umuntu, wajya kubwira iby'umutungo wawe, kuko nuvuga iby'umutungo wawe uraba wikururiye abanzi bazakwigwanya, ubwo bakubura nya mitungo ujye utakuzi nyine nakubara. Ariko kubera ko wavuze ko ufite imitungo, hazaza abayikurwanyaho bakubwatizana iyo mitungo. Mugabanye ururimi, ufate ururimi, mugabanye umunwa, funga mudomo, kuko udafunga mudomo akenshi uri kuzuvanga mbonye ibibanza, mbonye ubonye iki? Urabwira nde ibyo ubonye? Ubundi se birenda kumarira iki uri kubwira? Ariko noneho icyo byenda kumarira birenda kumuha amabuye yo kugutera, yo kugusubiza. Uvuga nawe afata amabuye agutere, kuko wamuhaye amabuye, umuha n'intera. Ubwo rero kubera ko wamuhaye amabuye yo kugutera, ni nko kubona umuntu ari kugutera amabuye ukayafata atakira amabuye, komeza ujugunya hano. Mugabanye, si buri wese